aho tugiye gukorera akazi hagizwe n'ibikorwa bitandukanye. Turahava tujya aho tuvira ku modoka zacu. Yakuba mushyitsi mukuru unyemera nkomeze inshingano. Umutekano udasanzwe mu myitozo iri ku rwego rwo hejuru, ibikorwa bishyira imbere umutekano w'abanyarwanda ndetse n'iterambere ry'abanyarwanda nibyo bikomeje kuba byaranga igise cy'u Rwanda ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda ndetse kandi bacunga gereza cyangwa se RCS. Ibyo byose mu kubikora bashyira imbere umuturage ku isonga. Ngira ngo muri kureba ukuntu hano amashusho agaragaza ukuntu abapolisi ndetse n'abacunga gereza bari mu myitozo iri hejuru ku rwego rwo hejuru, bagaragaza uburyo bashobora kwirinda umwanzi n'uburyo bashobora kurinda umuturage mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nitwa Eric Nshimimana, nimwe muzindukanye n'iki gitondo. Komeza ukore subscribe ukoreshe ku biganiro tukugezaho byacu bya buri munsi. Gushoza imyigaragambyo cyangwa se kuba bayihosha abandi bashaka kwigaragambya cyangwa se babandi bashaka nko gutera igihugu batunguranye, iyo niyo masomo bahawe mu gihe kingana n'amezi 10 kugira ngo basohoke hanze bajye kwitabira ibikorwa by'igihugu. Rero minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yagize ati muzashyire umuturage kwisonga muri gahunda zanyu zose. Uwo ni minisitiri Dr Biruta. Minisitiri w'umutekano rero w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta kuri wa gatanu tariki ya 23 Kwakira umwaka wa 2024 igishari mu karere ka Rwamagana isoza ry'amahugurwa y'abapolisi bato icyiciro cya 20 ndetse yasabye kuzashyira umuturage kwisonga muri gahunda zose bazakora. Urababona ko ubundi kimwe mu bintu biranga igipolisi cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda ni imyitozo iri ku rwego hejuru, ni imyitozo ikakaye, ni imyitozo kandi aho babitoza isaha ku isaha bitegura umwanzi. Abenshi mu barebera hafi iby'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda bagaragaza uburyo ki abasirikare b'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda muri iyi myaka ya vuba ahangaha badatandukanye cyane. Barakubwira ko kenshi mu myaka yashize wasangaga umupolisi wenda ari hasi cyane y'umusirikare cyangwa se bakavuga ngo umusirikare ari hejuru cyane y'umupolisi. Aka kanya tuvugana imyitozo bahabwa, inama bahabwa, ibyo kurya, imibereho, imyambaro usanga byose bijya gusa. Kuko barakubwira ngo umusirikare imyitozo aba yahawe ni kimwe n'iby'umupolisi aba yahawe. Kurasa, imikino njyarugamba, byose babihabwa mu buryo bumwe kandi bwizewe. Minisitiri rero Dr Biruta yabibukije ko kurwana cyangwa se kurangwa n'ikinyabupfura, gukora kinyamwuga, gukorana umurava, kwanga umugayo ndetse no guharanira ishema ry'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda aho zababa bari hose, kandi ibyo bintu bigomba kuba byabaranga. Yakomeza agira ati abapolisi musoje aya mahugurwa ndabashimira kuba mwarahisemo neza kuza muri uyu mwuga, kandi biroroshye cyane kuko musanze bakuru banyu muri izi nshingano zikomeye cyane. Inyigisho mwahawe ni umusingi ukomeye cyane muzubakiraho kugira ngo muzakorere neza imirimo ibateza imbere kandi iteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Iyo mirimo kandi bategereje niyo mugomba guharanira gushyira imbere. Minisitiri rero Dr Biruta yabibukije ko bageze kuri uru rwego kubera umwete babashizemo.
umurava ndetse imyifatire myiza abagaragaje ko bagomba kumva bateye ishema ndetse kandi bibaheshe n'imbaraga zishyira imbere umuturage ku isonga, kandi ibyo byose bizabahe n'imbaraga zo kuba zakora kurushaho kugira ngo bazagere ku bindi byisumbuyeho mu mwuga mwiza bahisemo wo gukora. Akomeje agira ati rero muzarangwe n'ikinyamupfura, gukora kinyamwuga, gukorana kandi umurava ndetse kwanga umugayo no guharanira ishema ry'u Rwanda muri rusange ndetse n'abanyarwanda. Aho muzaba kandi muri hose muzakomeze kandi mufatanye mwubahiriza n'izindi nzego cyangwa se mwubaha n'izindi nzego zitandukanye mugiye kuba mwakinjiramo. Mushyire kandi umuturage ku isonga muri gahunda zanyu izo arizo zose, uko ibyiza by'abanyarwanda ari mwebwe babibategezo kandi ibyiza by'abaturage-Rwanda ari byo twese duharanira kuba twashyira imbere. Mu by'ukuri iyo urebye igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se igipolisi cy'u Rwanda uburyo muri iyi minsi cyo kugenda cyitoza, hari ikintu cyo kigaragaza. Ikintu cya mbere kigaragaza nuko kiba gifata imyitozo iri hejuru. Ntabwo wavuga ngo uzaza ngo wisukire ku gipolisi cy'u Rwanda cyangwa se wisukire ku gisirikare cy'u Rwanda nureba n'abazagushwanyaguza. Ni nako nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko aharanira ko iterambere ry'abanyarwanda n'umutekano w'abanyarwanda ari byo bashyize imbere, kuko uwaza uwo ari we wese bashobora kuba bamushwanyaguza bitewe n'uburyo ki aje ashaka kugira ngo ahashe cyangwa se ashyire inyuma umutekano w'abanyarwanda. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abapolisi bari bamaze amezi 10 nk'uko twabivuze haguru bahugurwa kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Batangiranye kandi abanyeshuri 2235 ariko abagera kuri 26 bose ntibabasha gusoza aya mahugurwa ku mpamvu zitandukanye. Abanyeshuri kandi basoje aya mahugurwa ni 2256, harimo abahungu 1277 ndetse n'abakobwa 479. Yakomeje agira ati mu gihe bamaze hano aba banyeshuri bize amasomo abaha ubumenyi, ubushobozi ndetse n'imyitwarire iboneye izabafasha ku kazi ka gipolisi ku rwego rw'abapolisi bato cyane. Abanyeshuri rero musoje amahugurwa ndabashimira cyane kubw'ishyaka ndetse n'ubwitange mwagaragaje mu myigire yanyu. CP Niyonshuti yabibukije ko amasomo bahawe ari intangiriro, ariko mu gihe cyose bazaba bari mu polisi y'u Rwanda bazakomeza guhabwa andi mahugurwa anyuranye cyane azabafasha kurushaho gusoza inshingano zabo muri rusange. Yakomeje agira ati rero muzarangwe n'ikinyabupfura aho muzaba muri hose, kuko niwo musingi uyu mwuga mutangiranye cyangwa se n'umusingi mwaba mugiye kuwujyaho. Nk'uko bigaragara rero nuko uyu CP yakomeje agaragaza uburyo ki abanyeshuri bize kandi babayeho neza. Abanyeshuri rero bagiye bagaragaza akarasisi cyangwa se parade y'igipolisi bagaragaza ukuntu bitwara. Urabona ko bari mu mashusho meza ndetse n'amafoto meza ari ku rwego rwo hejuru. Ibi rero uko ababirebera hafi nuko bagenda babona ko u Rwanda ruri kugenda rutera imbere, yaba mu mutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'uwo hanze, yaba mu bikorwa bitandukanye. Urabizi ko u Rwanda rwohereza abapolisi ndetse n'abasirikare barwo hanze mu guharanira umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ndetse na East African Community, bagaharanira umutekano w'ibindi bihugu bya Afurika muri rusange. Bagenda bagaragaza uburyo ki kandi uburyo aho babitabaje hose bagomba kuba bahari kandi bahageze kugira ngo batange umutekano udasanzwe w'abatuye Afurika muri rusange. Komeza uko subscribe ukoreshe ku biganiro tugezeho bya buri munsi, nibikunda uzasharinga ibiganiro byacu. Kandi neguza naho ubutaha. Aho tugiye gukorera akazi hagizwe n'ibikorwa bitandukanye. Turahava tujya aho tuvira ku modoka zacu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, unyemera nkomeze inshingano.
Kurugamba hamwe n'abapolisi itsinda rya polisi agizwe n'amasibo 12 ayobowe na security agiye guhera ku buryo bwawe izina rya tariki 20 abatsinda bakoresheje imyitozo shingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'121 n'161 shingiye ku mahugurwa murangije uyu munsi mukaba mwarujuje ibisabwa bahaye ipeti rya Police Constable muri polisi y'u Rwanda.